ntacyo nakosa ntakosa nakoze nta kintu namutwaye ntaragututse uritora gusa kuko ugeze ku cyo ushaka ugaragaye neza mu bandi umenyekanye nawe ubaye umuntu n'umusitari se buzakumarira ibw'ibinyoma bw'ubujura bw'ubwicanyi by'ibintu bidafite 12. Ntabwo ari uko SANO gukora ubukwe ari iyindi mpamvu. Bro yatwaye umugore w'abandi, yafashe uyu mwana uyu mubyeyi, urumva aramufata ndebera. Uyu ni umudamu ufite abana 3 papa. Umugabo asize ari gucumba umwotsi. SANO we ubu turi kuvugana agiye kurya indyo y'undi mugabo papa. Ndarambara akaguru ngashyira mu kirere ndavuga nti SANO aho wabereye urigenje uyu nguyu waragukanda amapine yamene. SANO yakoze umurenge rwihishwa nta muntu numwe. Murebe ukuntu uyu mutipa arakasa mutwe, murebe bitangazamakuru byo mu Rwanda nta na kimwe cyamenye ko SANO yakoze umurenge. Icyamamare muri muzika, SANO nta muntu wigeze amenya ko SANO yakoze umurenge. SANO yakoze umurenge na Irene. Irene ni muntu ki? Irene uyu ni umudamu ngo wasenganaga na SANO. Ndi kuvugira hejuru cyangwa muri kumva? Uyu nguyu ni umuntu usengana na SANO. Ariko uyu nguyu akaba ari umugore w'umugabo papa. Inkuru ni hiryoheye. N'umugore w'umugabo ufite abana 3. SANO navuga tereka buri Cadette yanteye igiporo. Ubundi njenyine musharinge live. Iyi nkuru ya SANO iryoshye nk'umugore w'umuturanyi nkuko uyu mugore yamuryoye ari umugore wundi mugabo. Musharinge live nze bakubita ikintu bita inkuru. Irene ni umudamu wari umudamu bro. Izi nsengero zisenyera abantu. Izi nsengero cyatu bibabwira ntimushaka kunyumva. Uyu mudamu yasenganaga na SANO bro. Uyu ni umubyeyi w'abana 3, umwana wafite hafi imyaka 20. Ntimumurebe gutya ni makeup. Kanze nkuboroke mabere ya nyoko, kankuboroke kumanyoko. Fata broke stupid. Aba YouTubers ba high breaking news mu streaming. Listen to me. Uyu ni umudamu noneho kugira ngo mubone ko ibi bintu ntabwo ngiye ngo difata nzahishira kibi. SANO yakoze umurenge abantu bose abantu bose ngo sugwi. Mungu wangu ndapfuye mu ntega amatwi. Kigali zabamo n'abakanuye amaso gusa mu ntega amatwi mwumve. Ubu turi kuvugana uyu mudamu papa wari ufite urugo rwe. Uyu mudamu yarameze neza Irene nta kibazo. Irene ahura na SANO, buriya SANO ngo afite ikintu bita umunzenze papa. SANO afite ikintu bita umunzenze. Yafashe umugore basenganaga arambwira ati umwuka arambwiye ngo ninjye mugabo wawe w'isezerano uramwabanaga. Ntabwo ari we, uriya ntabwo ari we mugabo wawe, ninjye mugabo wawe w'iteka ryose. Haleluya. Mumbwire ngo muvuge ngo amena, mwandike amena aho hasi. Abashaka nkomeza inkuru mutapinge screen tugere kuri 50,000 mbakubita inkuru noneho mwumirwe. Muraza kumva n'impamvu yatumye inkuru nyizana. Are we together? Turi kumwe ntituri kumwe. SANO wawe mufite none se okay, turakoresha SANO wa Cadette, SANO wa Irene. Munyemerere dukomeze gukoresha SANO wa Cadette. Turi kumwe. Uretse gato. Uretse gato. Mungu wangu kadugo difata ndahungira ngiye kubakubita inkuru murumirwa. Ntabwo inkuru ndayitangira. Noneho muze murebe Kigali abantu bararakaye bro. Kigali abantu bararakaye ariko uyu nguyu we ni igitangaza. Kigali ho noneho ibingibi nakubiswe n'inkuba muri ahantu nerekeza isura. Wari ufite umugore, wari ufite urugo n'umugabo we n'abana 3 bakuru
byaje kugenda gute? Iyi nkuru nyuma y'umurenge SANO afite ubukwe na Irene mu ndebere ndapfuye. SANO afite ubukwe mugenda gakeya, ubukwe SANO ari gukora. Murebe hano papa, nkeneye hano umuntu nsomera hano. Dore ngo SANO wanyu invitation nk'ukuntu yayitanze. SANO mwibanga rikomeye yagize ngo muraho neza cyane, ndabasuhuje cyane, nejejwe no kubatumira mu bukwe bwacu. Kuza kwanyu ni umunezero kuri twe, muzaze twishime. Ashyiraho ikinyotere na warning. Iyi invitation ni yanyu gusa. Turabasaba kutayishyira kuri WhatsApp status, Instagram n'ahandi hose ku mbuga nkoranyambaga. Turabasaba kandi no kutayiha undi muntu wese uretse wowe utumiwe tuyihaye. SANO ni ukuvuga ngo SANO nk'icyamamare yafashe ubukwe bugira ibanga. Mvugira ngo ibanga. SANO nyuma yo gutandukana na Cadette akaba afashe Irene. Uyu Irene afite umwana ungana na Godfather. Ngiyo umwana wa Irene muramuzi ageza hano. Na wa Irene ni umu-influencer. Yafashe uyu mudamu Irene, barasenganaga. Nukuvuga ngo batangiye bakorana utuganisho. Yari umudamu sha munsomere ngo iyi nyandikira ngo iyi invitation ni yanyu gusa. Turabasaba kutayishyira kuri WhatsApp. Numungo ari gukora ubukwe kimaneko. Ariko ubwiza kuri SANO no munyamari. SANO nyuma muribuka SANO na Cadette. Uyu ni icyamamare. Uyu ni akasa mutwe. Uretse gato kanzane Jay Squeeze. SANO uyu mudamu nkuko muri kubireba hano, ndashaka mu byitegereze, ni ukuvuga ngo aha nituvuga SANO, dore umudamu w'umugabo ukuntu yamureba. Aha ngaha abantu muzi Irene mwandike hano hasi. Having a car shouldn't be the gospel because when we come to the teachings and SANO yaramurebye aravuga ati ndaruguse uraruvamo ndakurongora. the message, bro, ibi bintu byo gufata umugore wawe ukamujyana mu bintu by'ibiganiro nk'ibi ngibi, dore mukecuru urwana rw'imyaka ingahe ruramutwaye rumwambuye urugo rwe. So nukuvuga ngo ahangaha SANO aramubwira ati ariko buriya rero in the scriptures, those are prophets, they never. Hey, hello, turi kumwe nkomeze si nkomeze bro. Aha batangiye bakwana ibiganiro murebe. Was appointed the Son of God in power at his resurrection. Dore babakozi b'Imana banyu. The gospel is talking about that one who died. Dore babakozi b'Imana banyu papa. That is the gospel. Ubuletse gato. We cannot go far from that because dore babakozi b'Imana banyu. That is what literally the gospel should talk about. So it should not talk about cars, shouldn't talk about houses, not. Uyu ni umumama papa, umumama ufite abana, umumama uri wubatse ufite urugo. Kigali nta miyaga. Hano yamukubise umurenge muri Kigali, nta munyamakuru yigeze umenya ko SANO afite ubukwe. Ninde munyamakuru amenye ko uyu mukobwa uyu mutiba afite ubukwe? Ahangaha so gahunda iteye itya. SANO ubu tuvugana na so atambangamiye uwo si umurenge wagira ngo ni mu rusengero. Aha ni mu rusengero basezeranye imbere y'Imana. Rega mba nanjye nashyuye n'inkuru. Musharinge live mutapinge screen. Iyi nkuru iratangaje. Iyi nkuru iryoshye nk'umugore w'umuturanyi. Iyi nkuru turayivugaho tuyigarukeho. No kuvuga ngo ikintu gitangaje papa. Ariko se je yari Gasuku arihe? Gasuku arihe? Je arihe? Kazite kavayo. Yaba
mbega abakozi b'Imana umusa uri hehe iki nyuri wanjye gato ndagusabye ntabwo ibyo mbona nkoherereje reka ndebe nabaze vayo nyanyuri uyu si wa mujura wa Cadette mukande kuri iyo goro mwoka pfamwe mukande kuri iyo goro give me a second ikintu cyantunguye kurusha ibindi bro ndebera umutipe ugiye gukora ubukwe cyamamare ongera unsomere ishusho yigira hano hino gato ngwino hano gato y'umuko soma numve Muraho neza cyane ndabashuje cyane nejejwe no kubatumira mu bukwe bwacu kuza kwanyu ni umunezero kuri twe muzaze twishimane iyi invitation ni iyanyu gusa turasaba kutayishira kuri WhatsApp status Instagram n'ahandi hose ku mbuga nkoranyambaga turasaba kandi no kutayiha undi muntu wese uretse wowe utumiwe tuyihaye murakoze kandi murakaza neza mvugira ngo murakoze kandi murakaza neza none ndibaza sano umwana w'umuhungu ari mu kazi kose uyu mutipe ni ukuvuga ngo agiye gukora copy paste y'ibyo akoreye Cadette yafashe Cadette ku bantu mutibuka inkuru ya Cadette kaze manze yisubiza inyuma gato uyu ni we Sano papa urumva give me a second umurenge mu masezerano nawe by'ibinyoma nta kibazo niba ari ibinyoma urasubiza ibyanjye kuko narabiguhaye kandi nabwo niba ari n'ukuri dukore divorce birangire ariko reke kunyica umutima bingana uku nguku ntacyo nta kosa nakoze nta kintu nagutwaye ntaragututse uritora gusa kuko ugeze ku cyo ushaka ugaragaye neza mu bandi umenyekanye nawe ubaye n'umusitari umusitari se bizakumanika iby'ibinyoma bw'ubujura bw'ubwicanyi by'ibintu bidafite 12 iyi saga murayibuka uyu ni we Sano iyi saga murayibuka abantu bibuka iyi saga murayibuka Cadette Kejo ni saga ya ntuzura yizi uyu mwanya ngwino saga ya Cadette na ntuza murayibuka umurenge mu masezerano nawe by'ibinyoma nta kibazo niba ari ibinyoma urasubiza ibyanjye kuko narabiguhaye kandi nabwo niba ari n'ukuri dukore divorce birangire ariko reke kunyica umutima bingana uku nguku ntacyo nta kosa nakoze nta kintu nagutwaye ntaragututse uritora gusa kuko ugeze ku cyo ushaka ugaragaye neza mu bandi umenyekanye nawe ubaye n'umusitari bro Cadette yakoreye uyu muhungu ibishoboka byose aramufata studio arazishura aravuga ati umugabo nzakubaka mugabo muto mugabo wanjye nzakubaka mugabo wanjye nzaguha icyo utigeze ubona bro ntega amatwi bizakumanika iby'ibinyoma bw'ubujura bw'ubwicanyi by'ibintu bidafite 12 umwana w'umujuru ukorera kandi tukaba tugiye niko ndabaza nza gifite kugenda cicikana Tubahaye muri leta zunze bakagiye kuva muri leta zunze so nukuvuga ngo aha ngaha ntidusubire inyuma urukumva mutwereke Cadette ntabwo mfite ifoto ye Cadette hano uyu ni we ku ruhande rumwe Cadette ibintu Sano yamukoreye ntabwo ari iby'i Rwanda ikintu gitumye inkuru nyikora bro umuntu Sano ni mafia iby'inkuru ntubimubwire Sano arakubaga akaguturitsa kandi akakubwira we Sano gukora umurenge ntubimubwire ntacyo bimutwaye akora umurenge as long as he doesn't care uyu ni umudamu ufite uyu ni umumama ufite wari ufite urugo n'abana 3 barasengana amutwara mu bintu ngo byo gusenga Sano aramwoshya mutera karesa haleluya Sano Sano Olivier
is my name. Ego. I want to welcome you to this channel. The name of the channel is called Christ Plus Nothing. Hallelujah. Sano yafashe umudamu arangana mukoresha ibiganiro, arangije kumukoresha ibiganiro aramubwira ati ariko muri ibiganiro ntabwo bihagije, ugomba kurara kugira ngo ikiganiro kizakomeze bimeze neza. Umumama w'abana batatu bro, dore. It's a channel where we display. Batangiye bakorana ibiganiro. Uyu mudamu yarafite umugabo umwana n'abana. Bro, ibaze vraiment. Ariko shaburi ariko ibintu ntabwo bizabahira. Ntabwo bizabahira. Bro, ubu turi kuvugana. Uwo batangiye ibyatangiye ari ibiganiro. Mu rusengero umudamu yasabye umugabo w'uruhusa, daddy I want to go to... nta mugore wanje uzakandagira mu rusengero. Turi kumwe. Njye nsengero bamubishyize iruhande. Ibyo bintu by'insengero mwe mubishyize iruhande. Urumva ikintu yakoze ni kimwe. Ikintu yakoze ni kimwe. Bro, Sano yaramubwiye ati haleluya mutumishi wa Mungu, Imana irambwiye ngo uriya mugabo ntabwo ari uwawe, ninjye mugabo wawe. Haleluya, haleluya. Mani umva ukuntu yabanje kumusengera. Display the liberation of Christ from the Holy Scriptures. So I want you guys to take this moment. You sit down wherever you are and get ready to receive the liberation knowledge of Jesus Christ that we are going to display in this place. Nyuma yo kurya imodoka za Cadette, nyuma yo kurya buri kimwe. Bro, ngiye nanjye ngiye gusenga. Pray. Father God, we give you praise. Yego ye. We glorify your name. Kigabo ni gisikama. There is no one like you. Nyuma urebe buretse gato. Nyuma y'ibi ngibi byose, nyuma yo gusenga gutya yahonotse yasenze bro, dore briefing ari guhereza umuntu wese ugomba kumenya iby'ubukwe bw'uyu mudamu w'abandi yatse umugabo. Soma hano ndebera, dore hasi ngo Sano yongeye. Sano yubatse izina, dore muri comment ngo Sano arongeye tena, dore hasi ngo Sano arongeye. Mwese abantu muzi Sano mwandikemo ngo Sano akasa mutwe. Mwese mwandike muri comment ngo Sano arongeye. Sano arongeye, yongeye kuva ku mushoramari umeze nka Cadette. Ngo Sano ni nka M23. Sano arongeye. Sano izibaka mu bintu bye papa. Sano arongeye. Navuye. Uburenze gato. Akasa mutwe pe. Uburenze Sano na uretse gato, Sano na akasa mutwe pe. Gusa se arasubiriye, uyu ni nka COVID. Gende gakeya. Nukuvuga ngo ikintu cyantangaje. Urumva bro, ninde muntu uzi ubukwe bwa Sano? Uzi ko Cadette kubera Cadette urabona Cadette yarakasa mutwe nawe. Ahangaha Sano bro yasengeye umukobwa, yasengeye uyu mumama. Ari mpamvu ntekereza ko abantu bagomba kwandastandinga ibi bintu. Uyu yari umumama ufite umugabo. Uyu ni umumama ufite umugabo. So Sano babarira undebere umukozi w'Imana. Murebe hano twumvikane neza cyane. Umukozi w'Imana please, umuhanzi w'icyamamare bro. Arashaka gukora ubukwe nk'ubwo muri COVID. Iyi invitation mukobwa muto. Ngo Sano ahagararira ibiryabarezi byose. Ntabwo ari uko Sano gukora ubukwe ari yindi mpamvu. Bro, yatwaye umugore w'abandi. Yafashe uyu mwana uyu mubyeyi, urumva aramufata ndebera. Uyu ni umudamu ufite abana batatu papa. Umugabo asize ari gucumba umwotsi. Sano we ubu turi kuvugana agiye kurya indyo y'undi mugabo papa. So amakuru mfite ibindi ntabwo nashatse kwinjira deep, kandi hari impamvu yo kutinjira deep muranzi.
ntabwo njya mvuga ku byamamare. Niba muri gwarura uyu mudamu Irene ntabwo nshaka kumuvugaho cyane, ndavuga kuri Sano kuko niwe cyamamare, niwe mustare. Uyu nguyu we wundi ntabwo ari umustare. Uyu mubyeyi ntabwo umuntu ufite famiye, ufite abana. Uyu mudamu arambyaye, ntabwo ngiye nakora ikosa kameme. Ntabwo nakora ikosa ryo kujya kuvuga umudamu nk'uyu nguyu, mama nk'uyu nguyu. No, she can be like my mom. Reka ndi umwana muto. So niyo mpamvu ngiye ndivugire ku cyamamare cyacu gusa, ni mpamvu turibaza ni iyihe mpamvu umuhanzi nka Sano w'umustare umeze gutya ashobora gukora ibintu nk'ibi ngibi, agakora ubukwe bw'ibanga, ahindutse Stromae. Kora wakoze ubukwe kandi Stromae nawe byari official, byarabitangaje. Ubukwe yarabutangaje, mama yake na muzana mama. Bro, ikintu gitunguranye kurusha ibindi, mama w'uyu mujene yarapfukamye aramubwira ati Sano rekeraho, sigaho. Ati sigaho. Sano aravuga ati twumvikane, muraho neza cyane, ndabasuhuje, nanjye nejejwe no kubatumira, nejejwe no kubatumira. Kuza kwanyu ni umunezero kuri twe, muzaze twishimane. Iyi invitation, aha ngaha niho Sano adusubije mu bihe bye papa. Aha niho Sano adusubije mu bihe bye na Cadette. Ati ntihagira umuntu n'umwe ubimenya. Noneho njyewe nuko naze kuvuga rumors cyangwa the information comes from people cyangwa mu bantu bavuye iruhande. Ku bantu urumva ngo noneho hari nyuma kumbita story, urukumva ngo ati iyi story rapfuye ndabikorane, ariko muzana wa mukobwa wo mu diaspora ka Cadette. Njye Cadette nubwo mbona abantu basezeraga Cadette ngo nagapozompo nyine bagahamije. Bro, uyu mujene ni master planner. Ahangaha ku makuru mfite, ahangaha kambereke nuvuga ngo ahangaha, wait a second, ahangaha Sano uyu mudamu yarakibana n'umugabo we papa. Ahangaha, thank you for this precious time you have given us. Sano aravuga ati katika jina la Yesu Mungu ananiambia wewe ndio bibi yangu. Uriya mugabo mwabanaga ntabwo ari wawe, ni wawe. Haleluya. To listen from you, to hear from you. We thank you for the Holy Scriptures that show us who we are, that show us what we have. Ntabwo ari game. Ahangaha uyu mudamu batangiye bakorana ibiganiro byo mu itorero. Sano aravuga ati ari ku mwuka arambwira ko ari njyewe buriya. Haleluya. Noneho bro, birangira Sano aragenda pa mu rusengero ararahira. Urukumva, ariko uyu mudamu yabanje gukora divorce. Uyu mudamu nyine Sano yaragiye. Buriya Sano umuntu atungwa n'itungo afite ukene, ufite itungo rikakugoboka. Sano ngo afite umunzenze, buriya ntimukumva amarira ya Cadette muribuka Cadette hano. Cadette umva n'umurenge mu masezerano nawe by'inyuma, nta kibazo niba ari inyuma yasubiza ibyanze kuko narabiguhaye. Kandi Cadette yafashe amafaranga akora investment muri Sano, ifaranga rimushiramo. Sano aragenda mu muhanzi w'icyamamare. Turi kumwe? Urumva, Cadette aragenda, uyu nguyu aba umuhanzi w'icyamamare. Birangiye nyuma y'ahangaha yaragiye ararucararumira. Cadette arabwanuka ararira koko. Umva, ubwo niba ari n'ukuri dukore divorce birange, ariko reke kunyica umutima bingana uku nguku. Ntacyo nakosa, nta kosa nakoze, nta kintu nagutwaye, ntaragututse. Uritora gusa kuko ugeze ku cyo ushaka, ugaragaye neza mu bandi, umenyekanye nawe ubaye n'umusitari. Umusitari se buzakumarira iki bw'ibinyoma, bw'ubujura, bw'ubwicanyi, by'ibintu bidafite 12. So Sano he's back. Nyuma y'ibyo ngibyo byose, the man is back, the God is back. Sano agarutse mwenyewe n'umugore w'abana batarongera yundi. Uyu nguyu na mu minsi mike yaramuti ibishanga. So Sano ikintu kitunguranye n'icyo tuvuga kuri iyi nkuru ni gute
ngo ya made in Rwanda. Noneho ikintu cyatangaje kurusha abandi ni iyi nkuru y'uko Sano ni ukubera iki nk'umuhanzi w'icyamamare Sano wamenyekanye uririmba gospel ufite abantu benshi bamukurikira yahisemo gukora ubukwe ariko akishimangira ku bantu be kadasohoka agasaba ko iyi nkuru cyangwa iyi invitation nta muntu uzigera umenya ibi bintu, nta muntu we ugomba kubimenya, idashobora guhinguka ahantu. Ariko rero baravuga ngo inshuti ni Yesu, niyo mpamvu muri mwese nta nshuti mfite kandi inshuti nzigera nyira. Impamvu nta yindi, I do not trust you bro. Ni ukuvuga ngo Sano amakuru mfite yarobanuye inshuti ze magara z'akadasohoka. Niko rero muri izi nshuti imwe yayibeshyeho imwe yibeshyeho, urukumva, imwe yibeshyeho iragenda imuta ibyapa, ibintu byose abishyira hanze. Ati Mr Player, ariko Sano muramuzi, ariko Sano muramuzi, hano bari kumubaga. Sano muramuzi papa. So rero mu yandi magambo ati inshuti ni Yesu, trust nobody. I said trust nobody. Ukuri kw'Imana, ntukagira umuntu numwe wizera papa, ntuzagira umuntu n'uyu numwe wizera. Ukuri kw'Imana, inshuti ni Yesu. Nguwo Sano wanyu, nguyu Sano muramubonye. Hano warenzaho iki?